none wagendaga bawusinga baragenda nk'umukozi w'Imana. Yesu ari hano gaca imigozi kuboshye. Imbobo ntago Yesu yabakuzaho mani, ntago yabakuzaho Yesu. Muvuge ngo Yesu ntiyadukuzaho, ntago yabakuzaho. Niyo mpamvu dushingiye ku mirimo ikomeye wadukoreye, dushingiye ku bikorwa bifatika ukora, tubaza neza tudashidikanya yuko ibyo twibaza ari wowe Mana ibifitiye ibisubizo. Tubaza neza tudashidikanya yuko ibyo twibaza ari wowe Mana. Ndasekura ndirira, arambwira ngo navuye iwanyu ukiri umwana muto muri 82, isaranjyana nkura ku kazi k'ububoyi mubera umukomvayeri. Icyo gihe data yatwaraga tagisi anyigisha imodoka, afasha kubona perime. Ubuzima afite ndabukesha so, ntago natinyuka kuwukoresha ngo nyogereze imodoka, ahubwo wanyemerera nkakujyana iwanjye. Iyo ngeze ambwira abantu turi gukunda nkumva pasiteri ndagaza nanjye Yesu yanyemera. Ati yakwemera. Kajya mbwira ngo cungira abo bazungu se, wamenya avuze ngo iki se? Avuze ngo ndebera leta mani, ko nazi abazungu tubu ni leta nyine, sirenge ni mu byumva se. Barukoze nyuma y'urupfu rwa Yesu, ntibamenya ko yazutse, ariko yari yamaze kuzuka. Ubwo bari barimo baganira bagenda, ngo imitima yabo itangira kugenda hakorekeramo imirimo. Aya magambo dusomye rero n'ababigishwa bari bayavuze, baravugana bati yewe ntiwibuka kuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Reka twongere tuvuga amazina yacu n'umuco mwiza wabaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana. Njyewe nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasa mwana, turasa. Ndi umupasiteri, nurutse mu Rurembo rw'umujyi wa Kigali mu itorero rya ADEPR, mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Kamuhoza. Dushimiye Imana inyemereye kugera ahangaha kugira ngo tubane tuganire ku ijambo ry'Imana. Dushimira abayobozi b'inzego bwite bwa leta n'abitorero bateguye umwanya mwiza wo kugira ngo dutange ubuhamya, duhamye kugira neza kw'Imana, duhamye gukora kw'Imana, tuvuge kw'Imana ibasha kubohora abari baboshye. Neno nsaba bari gufirima, bari abaji barashaka kundeba, mugende muhagarare hari ya ruguru. Hari mwebwe muri gufirima hano, mugende muhagarare hari ya ruguru, kuko aba genzi banjye ndabakunda cyane. Teye mose nabo turi ku namwe murashona ni muyoka. Neno mubakanye rero twiganire n'ishumi zanjye. Rero Imana yamamagaye ndushye ndabaha ubuhamya. Niberaga imihanda, ndi imbobo y'imihanda, Yesu ankura ku mihanda anzana mu itorero. Ubwo se data mwamuhaye amashyi mukamushimira, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndi umwe rero mu bapasiteri batanga ubuhamya, batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya, bivuga byose. Nje yantabaye ndushye, nikubita abasirikare bita kurumena mani. None wari imbobo, ubu ni pasiteri. None
none se urampinze ko mvuze ko nari imbobo? ngo niba upinze ngwino wicare hariya. Mana ndayishimye, twaje kukubwira ngo Yesu ari hano ngakubohore imigozi yose igize gute ikuboshye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu naho yankuye ndamushimye, izina ry'Uwiteka rihabwa iki. Mu rugo turi umuryango mugari, hari abandi bakoboye nk'icumi twibanira nakuye ku mihanda. Abantu bibabaji, mbese Imana niguha ku muceri uzarebe nawe abuha umuceri. Hari imbobo twabanaga rero Imana yarinye bitazibwira ati Imana muze muryeho. Ubu turabana home. Bamwe basubiye sogonderi, umwe ari gukora ejo bundi, bandi batatu ngiye gushyira babiri muri universite ejo bundi narabandikishije. Bari imbobo ku mihanda, ndumva nanjye ari inshingano zanjye zo kubwira akabarushye Kristo agira gute ababohora mu izina rya Yesu, amen. Reka dutange ubuhamya tunyuze muri ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Nabonye abashumba hano banzi nkiri umusore, narakubiswe narumye ngenda ukagira twakatanye umujyi mushumba. Yarigize umukameramani byaramucanze. Nzajya mbivuga mujye muceceka, nzajya mbibavugira. Nababonye hariya nta cyerekezo nta buzima, ariko nera imbuto sibyo bashumba. Nera imbuto, narwanye ku ishyaka ryo kwera imbuto, ndavuga ati Imana uzantabara igihe nikigera. None Yesu atangiye kubigira. Nari narumye kubera inzara, ngenda ukagira ngo ndaza. Umuntu wishwa n'inzara arareba ukagira ngo ari kurunguruka, kariya muntu ari guhengereza iki? Nta kintu ahengereza, hari amaso yamenetse. None haleluya, Yesu agira neza, tumukomere amashyi, tumushimire. Izina ry'Uwiteka rihabwe cyubahiro. Shimiye abayobozi rwose bateguye iki gikorwa cyo gutanga ubuhamya ngo tubwire abantu ko Kristo ari ubohora. Twasomye amagambo y'Imana twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 24 ku murongo wa 32, tuhasanga amagambo yavuzwe n'abigishwa babiri ngo baravugana bati, yewe nibuka kuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Sanganyamatsiko nakuyemo cyangwa ijambo ngenda ngarukamo cyangwa ndibucamo ntanga ubuhamya ndihuje n'iri ryanditse muri Yeremiya igice cya 40 n'umurongo wa 4 ko yiteguye kukubohora iminyururu yose ikuboshye. Nongeyeho n'iri ngiri rivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Iryo ngiryo, iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute? Uracya. Uwamuhura akakubaza ngo uvuye he, umubwire ngo mvuye mu giterane cyabereye hehe, i Muhanga imbere ya gare. Ninde wabaganirije ijambo ry'Imana? Ni Pasiteri Theogene yabaganirije iriheja. Muyo ndi buvugemo yose ufatira ingiri ngiyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Iryo ryonyine. Noneho ni akajeste abavuga butumwa dukunda, ariko mbona iyo tugakoresheje mu gihe cyiza ntacyo biba bitwaye. Fata umuntu umwe mubwire uko umubwira umwe gusa, umubwire ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Nawe hejuru we munyeganyeza umubwire ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. N'iryo jambo ryonyine mbanza atabyumvishe bimubwira usa nk'umukanga, umubwire ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Iryo ryonyine. Hari abo wahuye nabo, wahuye na ba nyokorume, uhura na ba shobuza, uhura na ba sowanyu, ariko nakubwiye ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute? Uracya. Kandi umutima ntabwo upfa gucya gusa, ahubwo Yesu hari ibyo akorera umutima wo bahuye. Awomora ibikomere. Iyo awomora ibyo bikomere umutima uracya.
igikomere cya mbere Kristo yomora umutima w'abahuye ni igikomere cy'agahinda. Iyo uhuye na Yesu akomora igikomere, kandi reka mbabwira agahinda ni kabi. Uzi ko agahinda kadatinya kwambaye ikoti na karuvati, we imbere harimo isenge, uwo mbanza karamumennye mwana. Agahinda ni kabi, agahinda ni kabi, kaba mu ndiba y'umutima. Mbese kagira famiye, kagira nyirasenge, kagira se wabo. Uzi ko agahinda kagusekura ukimakiya, ugasokoza uzana hano, ugashyira akadomo hano, ugakubita iminwa, agahinda kakubwira ati makiye vuba tugende, ukanga ugakanyarara. Agahinda kadatinya koza amazi ashyushye. Bundi agahinda kagira famiye, kagira nyirasenge, kagira se wabo, kagira nyina wabo, kagira nyirarume witwa maganya, kakagira nyirasenge witwa kwigunga, kakagira se wabo witwa marira, kakagira nyirakuru witwa shavu. Ako ni agahinda gafite umukuru wa famiye. Gahinda yitwa ntimba. Iyo agahinda kabwiye ntimba umukuru w'umuryango ngo mpamagarira famiye, marira biraza, kwigunga bikaza, shavu bikaza, bikirunda ku muntu bigahinduka umutwaro. Aho niho Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Yewe muntu uri hano wishwe n'agahinda we, twaje kukubwira ngo mu minyururu Yesu ashaka kukubohora n'umunyururu w'agahinda urimo. Urimo. Nasomye Bibiliya, ngira inkuru z'uwitwa Yabesi, ko nyine yamwise Yabesi kubera agahinda yamubyariyemo. Ariko ngaza kumenya ngo nubwo yarushaga bene se icyubahiro, ngo yaje kumenya ko hari Imana yomora igikomere cy'agahinda. Ngo arapfukama arasenga, aravuga ngo Uwiteka undinde ibyago ntibimbabaze, kandi unyagurire imbago. Hariho abantu bacuruza bagacuruzanya agahinda, hariho abantu batwara imodoka bakayitwarira mu agahinda. Ni kabi, karagatsindwa. Agahinda gatuma iyo biwawe ugakomeza. Agahinda karakwica ukarya ntuhage, agahinda karagatsindwa. Ariko Yesu ari hano, natwe twaje kukubwira ngo ako gahinda wikoreye gahe Yesu, niwe wenyine. Ariko reka mbabaze, mufite ibitaro bikomeye byo hakurya ahangaha i Kabgayi n'i Kigali, hari ibindi. Nta mwana wenda harimo abize ubuganga, hari we mwaturangira ari abo bize ubuganga. Nani Kabgayi no kuri ya sante do sante muturanye, hari umuganga mwaturangira washyiramo igipimo hano agakuramo akazunguza akavuga ngo none ufite agahinda gapima 39. Hari wo mwatubwira se uretse Yesu tumukomera amashyi, ni umenye uburemere bw'agahinda ufite, yarangira akakomora icyo gikomere cy'agahinda akakuzuza Gikomere cya kabiri Kristo yomora uwabahuye ni igikomere cy'amateka. Amateka arakomeretsa, amateka arababaza, amateka yica uhagaze. Amateka ni mabi, agira igisebe n'isi umuvogo. Igisebe cy'umuvogo ni igisebe ureba ukagira ngo kiri gukira kubera agakoko kari kuzaho, ariko wakwitegereza ukabona kiri gucukurika. Abakomerekejwe n'amateka niko bamera. Niyo aseka umuntu wakomerekejwe n'amateka arashinyika, ukagira ngo ari guseka ari gushinyika. Amateka ni mabi, urasanga aragufasha nkakuganiriza mu bikomere by'amateka ufite. Nkongeraho kuba ndi pasiteri nkagusomera ijambo ry'Imana, nkagusengera ugaturika ukarira, ugasohoka akagira ngo wakize, ariko ibyagukomerekeje ntaho byagiye. Ugasohoka ukongera ugahura nabyo. Nasomye biri igitabo cya kabiri cya Samweli,
masanga Dawidi ngo ageze ku ngoma arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza? Baravuga ngo arahari. Hariho abantu rero bazi kujomba no gusesereza umunyamateka, mbese bazi gucomeka fremeze. Rero abantu bagenda badushimangira kandi bakagenda bashimangira n'ubundi mu bikomere. Araboneka nawe uzi kuvuga ngo arahari witwa Mefibosheti ngo kwa Makiri ngo mwene Miyeri utuye i Lodebari. Ibyo byose hari ubwo umwami yari abibajije koko. Ariko rero abantu bazi gusobanura. Ninde? Nyirambegete uhese wo kwa Rudomoro ruhese utuye iyo hepfo mu Nyagakoke uhese wa wundi w'imuhanga wishwe n'icyuma. Icyuma murakizi semana? Murakizi? Icyuma ni danje. Hari abantu baturebera mu mateka ariko Imana nayo ijya inyuranya ibihe. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Dawidi aravuga ati nubwo mwamusobanuriye n'ibyo ntababajije mukabivuga, ariko nimumubwiraze. Ngo baramuzana n'imbere ya Dawidi. Dawidi amubwira amagambo 3 nakunze. Aramubwira ngo uhereye uyu munsi wa none uzajya urira kuri aya meza y'umwami. Ijambo rya kabiri ibyari ibya sokuru Sawuli ndabiguhaye. Ijambo rya gatatu abagaragu bose bari abasokuru ndabaguhaye. Ariko ibyo byose ari kubikorera umuntu wishwe n'igikomere cy'amateka. Ijambo yashubije yaravuze ngo nge ndinde umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi atari n'imbwa nzima. Umuntu wakomerekejwe n'amateka ajya abona ko ibyiza atari we. Umuha 1000 ngo nkijyane se wamuha ishati, ngo nyambare se wamuha inkweto, ngo nge nzamba dose urazimuhaye ngo azigufashe, ahubwo azi ko ibyiza bitamubera. Wamuha ibiryo ngo mbirye se. Gikomere cya gatatu gikomeretsa umuntu ni igikomere cy'ibyaha. Byaha birakomeretsa, byaha birababaza, byaha byambura umuntu agaciro, byaha bikwita amazina. Iyo uvuga bakwita umunyamagambo, iyo ukorakora bakwita ibandi, iyo unywa inzoga bakwita umusinzi. Ibyaha ukora witiranywa nabyo. Ngo hari izaje zitwa ngo Siruduwiri, ngo yewe muntu, ngo ninde unyuza. Ariko mana ngo nizaje zitwa utuginga. Reba umuntu aje kuri kontwari akavuga ngo makaginga. Ubwo se umuntu unywaye akaginga ahinduka iki? Umuntu unywaye akaginga ahinduka iki? Musubize. Hari izindi zaje zitwa icyuma. Tugura turuwasa badufunguza bikuru bashuma. Ntabwo urirwa ushaka ngura bakamuhereza akagura turuwasa bikira yandika fagitire akahita ayifata sukara tubiri tuba duhagije akahita banga ariko mucana amatara 8 z'amanywa ijisho riba rimenetse. Muvuga ngo icyuma ni danje, ariko haracyari ibyiringiro biracyashoboka. Yesu ari hano kubohora iminyururu ikuboshye. Byaha birica, byaha birangiza. Nanjye nahuye na Yesu arambohora. Nahuye na Yesu aca iminyururu yari imboshye. Narindushya ndemerewe ibi bikomere uko ari 3. Yesu yarabinyo umva yaciye iminyururu yabyo. Igikomere cy'agahinda, igikomere cy'amateka, igikomere cy'ibyaha. Tumva ngo nari imbabu ukagira ngo navukiye mu buzima bubi. Oya, amateka niyo yatumye mba imbobo y'imihanda. Vukiye mu buzima bwiza. Sanga iwacu batunze mu rugo hari amamodoka. Najyaga ku ishuri n'imodoka rihagaruka n'imodoka.
nagize imyaka 10 ntazi kwiyoza. Mu rugo hari abakozi banyoza atari uko ndi ikigoryi. Twajya mu cyaro muri vacances abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo mve kuna kana k'Ikigali kavuga. Ariko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Mu rugo hari abakozi, naratemberejwe mu maparike mu mahoteli. Ariko nagize imyaka 10 ntarakurikizwa. Murumva ntarariyeho kana kagahungu mu mafaranga ngana gutyo kadafite muri umuna wako. Muvuga ngo hariyeho kweli. Ariko umubwiriza yaranditse avanga iby'isi byose ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yasize nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana. Imiryango ishuta abavandimwe byose birarangira mu minsi 100, mu mezi 3. Wa mwana wavukiye muri bwa buzima utazi kwiyoza yisanga ku muhanda agangitse ku mihanda mani. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ari nde wari kunyomera igikomere cy'amateka? Urumva ari nde wari kugera mu ndiba y'umutima agakuramo igikomere nakomerekejwe n'amateka nagize mu ruhare rwo kugira aho mvukira? Urumva ari nde? Nisanze imihanda. Nawe uri hano igikomere cyagukomerekeje, hari n'icyo ubura kuvuga n'uko usobanura, icyo utabona ukuvuga. Yesu ateze amatwi ngakuruhure. Tangira ikanangikira imihanda 9/4 mu kwezi kwa 10 nari ngeze Rwanda gisaba haza ukatujya kuri Zayin musi ya disantre ubu hari pipinye aho niho nagangikaga mani. Hari imbaba twabanaga yitwa Bayavuge na n'ubu narakizwa. Bayavuge arambabaza, ni ishumi yanjye ya danje. Duheruka guhura hari hashize imyaka 4 tutabonana. None mbona namenyo hejuru bayakuyemo ahitamo bera ngo fast. Uruva umuntu bakuyemo amenyo ntago yavuga pastor ngo bikunde. Ahita bati fast. Uracyari faster. Hajya mu amachesi uracyari faster. Tamenyo bayakuyemo umwana faster. Wakijijwe ijisho ritarameneka. Wakijijwe batarayakuramo nk'Abayavuge. Yambwiye ijambo rinkora ku mutima. Arambwira ngo nanjye narashatse umwana nabyaye namwise Theogene ngo ntazakwibagirwa. Urumva ko ari ishumi yanjye y'imihanda. Yamwise izina ryanjye. Ntarakizwa mutunga ibiganza Kigali ndumva ari hano muvuge ngo Bayavuge Mana muhagakize. Wenda Imana yamufata uyu mugore w'Abayavuge tukazabana mu ijuru. Twigeze tujya gukodesha inzu nge n'Abayavuge atari ubwenge twungutse tuboneye kibona umwe cyawe. Kibona umwe ni muyizi ya nyenyeri ya nijoro ngo tuyibonere rimwe, ubundi mwamugangitse nimuyibonere rimwe. Hahita nkomanga ati mwana Babusa, izina ry'imihanda ryari Babusa. Ati mwana Babusa turayibonye se. Nanjye gutabwira ati ndayibonye mwana. Tuhita tujya gukodesha inzu duhunga kibona umwe. Ubwo se twimukanye iki? Ni ikarito twagangikana. Agatadowa twagakoze mu icupa rya Uganda warajye. Ko burya hasi ni ikirahure agafuniko n'icyuma. Twatoboje umusimari dusukamo mazutu, urutambi ndukura ku gikoboyi nari nambaye mitasesekamo tuyita twimuka. Muvuga ngo ntako butagize. Twimukana. 9/6 umugabo aza kogesha imodoka aramenya sinamumenya, hanyuma akaza abandi arangije yokesha brushete n'ibitoki aho arampamagara ngo ngwino urye. Ndaza ndarya, atangira kunganiriza arambwira ngo nubwo nakwimye akazi ariko si ubugome, ntago natinyuka kugukoresha. Umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu, nakubonye ndakumenya, ntago natinyuka kugukoresha ngo nyogereze imodoka. Ariko uko nganiriza sinabyita. Reba imbobo wayihaye brushete na fanta nawe.
bati umubosi ariko ni umubosi mwiza n'ubwanyu imyakazi bana ndasekura ndirira arambwira ngo navuye iwanyu ukiri umwana muto muri 82 isaranjyana ankura ku kazi k'ububoyi mubera umukomvayeri icyo gihe data yatwaraga tagisi anyigisha imodoka afasha kubona perime ubuzima afite ndabukesha so ntago natinyuka kuwukoresha ngo nyogereze imodoka ahubwo wanyemerera nkakujyana iwanjye iyo ngeze ambwira abantu turi kuganira ngo ujye ugira neza wigendere kuko inzira ntibwira umugenzi umusaza yagize neza muri 82 umuhungu warya ku neza se yasize agize 96 gira neza wigendere ngeze iwe rero ndamunanira nigarukira imihanda 97 aho niho narangiriye korera amafaranga araturangirana 97 Kosimosi turawukata tumanukira Matimba ya mbere ya kabiri turawukagarikaho bitaga Kaninja twikubita Casablanca yari kave yabaga ku muhimu ruhande rwa Okapi y'abana bari bavuye BJ turawumanuka Cadillac Village nkubito dread ku mutwe ndacoma cyo bita kuroringa Ego man tureba abantu bazi imvugo yitwa kuroringa bazamura ibiganza abantu bazi icyo kuroringa bivuga buriya bariya bose barikubise kandi iyo wamaze gucoma uhita ufata bawusi yawe ntago wagenda nka Babylon uba wumva ingoma zawe none wagendaga bawusi ngo baragenda nk'umukozi w'Imana Yesu ari hano ngaca imigozi kuboshye kizwa va ku rumogi nene ko mbwiye ko nanywaga urumogi isusuzugura ntago wasuzugura kizwa va ku rumogi ibiyobyabwenge ni bibi kizwa tarambara ipingu man afandiye umusara umuntu ujyanara uye ngo arakanye uyu munsi ni ku maraso bashumba dukomera Imana uyu munsi ni ku mbabazi fande nta pingu yazanye uyu munsi kizwa ariko nituva hano udakijijwe akagucakira ni 25 ku mwotsi umwe buryo buri gukomangara kuri gereza y'Imuhanga imyaka umwotsi umwe utagira ngo ni kera badushyiragamo imiyaga kera umwotsi wari umwaka cyangwa 2 baguhereza bakagutera umwe none ubu mugusepuza burya ni 25 uri muvuga ngo ni danje kugufatana bure ebyiri urucuruza cyangwa urukwirakwiza burundu murakina weho kizwa biyobyabwenge ni bibi shingano zanjye kukubwira ko ari bibi kuko njye narabikoresheje munsi basengera ku bupasiteri mwabonye ko nahagurutse nkajya gusangira nabo nabo narabatumiye injyama ngenzi zanjye nzishakira twabanaga gogosi imodoka nazo ziza mu munsi mukuru namubonye umunyakiruhura hariya rero ni umukristo wanjye Nabatabaji banjye ko bakonje ndabigenza gutara ndabareka mbakire mu mvugo bumva mitavuga ati Yes man bajama bahita basarati pasiteri wacu nabo barishima ko Imana bakunda ibahaye umupasiteri nose nta bacuruzi muzi babaye abapasiteri nta baganga muzi babaye abapasiteri nta bameya muzi babaye abapasiteri nta sirikare muzi babaye abapasiteri
none se nta bashoferi batwara amakamyo n'amakwasiteri na za moto nta bamotari muzi babaye bapasiteri? none se imbobo nizo zagombaga kuviramwo aho ngaho se? imbobo ntago Yesu yabakuzaho mani, ntago yabakuzaho Yesu. muvuge ngo Yesu ntiyadukuzaho, ntago yabakuzaho. niyo mpamvu yabibereye umupasiteri, yabihereye umupasiteri mani uzi imvune z'imihanda. muhumure Yesu wankunze namwe arabakunda. ejo hanyu hahinduka mani. uzi inkonji nariye we, uhuye na fani. Ndashimira Imana yankijije inkoni z'ubuginga. iyo wacomye ukunyuze wese aguha inkonji Imana. Ndara none uwari ndara ni pasiteri. ariko Yesu n'urukundo. dusenga Imana. ngiye gusengera abantu barushye, ngiye gusengera abantu baremerewe, ngiye gusengera abantu baboshywe n'iminyururu. hari uheruka kujya kururoringa, ngiye usanze go rwose ibi bikoti mba nakuyemo, niyambariye udutishati njya kubareba, ngasangira nabo, ngateka n'umudamu wanjye, tukajya gusura abana b'imihanda. sinjya kubashyira ibiryo kugira ngo bahagume, mba ngira ngo mbahe rwa rukundo babuze. aruroringa muhagaze iruhande mwana. Hemati karoringa ariko Yesu aragukunda. nkumva pasiteri ndagaze uza nanjye Yesu yanyemera se. hamwe ati yakwemera. kajya mbwira ngo cungira abo bazungu se, wamenya avuze ngo iki se? avuze ngo ndebera leta mani. ko nazi abazungu tubimbu ni leta nyine, sirenge ni mu byumva se. maze gucoma mushyira mu modokari mujyana ku rusena, mwagicara hariya imbere. batari imbere ni danje mani pasiteri, tureka niyicarire hano inyuma. korari maze kurimba nka gukuna aba babyeyi bavuye hano kuririmba bagiye kwicara, arahaguruka aza agenda agaca, aragendera akagira ngo aragenda mu mazi mani. kubera imigazo abadiyakoni bagiye kumutangira, mbona ko biba rwaserera, mpita mwegera nawe ati mumurekaze. haraza aranyongorera korari maze kuririmba nka kuriya bari ababyeyi bavuye hari ngo bari ababebi bararirimba neza mani pasiteri urayibongera indirimbo se. korari ngo ni ababebi. namwe ati ndabongera indirimbo, genda wicare. hatumva tatazi urano nashaka gucoma se. namwe ati inyuma y'urusengero ucome wongera ugaruke. numvaga najya Nyabugogo atari bugaruke, ngo Babiloni nizihasanga se. ubwo yavugaga leta. ntatuzibwire ko ari pasiteri wakuzanye. aragenda aracoma, araza yumva ijambo ry'Imana, arakizwa, turamubatiza. ubu ni umuririmbyi muri korari, abyaye 4, atwaye fuso, yubatse inzu ye. iyo umuntu akijijwe n'imigisha yo muri Kristo Yesu iraza. haleluya. kizwa akira Yesu. iyo ababariye uwo mwana w'umusore, nanjye ikambabara nawe yakubabarira. hanyuma yo gukizwa, ubu nanjye Imana yangiriye neza, mbyaye 4, wa muryango wari uzimye nanjye mfite aho ndera. ubu bari mu mashuri, bagiye kujya no muri universite. ubu naparitse na hariya, ntago ntega kwasiteri. Bono wari imbobo we. ubu nanjye mfite inzu mbamo, kandi ni inzu we irimo amatara afite umuziki. amatara y'iwanjye aracuranga. none se sinababariye imihanda se. iriho inzugi nka zimwe zo kuri banki basunika. haleluya. kizwa. twaje kwateye iminyururu ikubashyiku. bintu bine bituma abana bajya ku muhanda, cyangwa 5. ijambo rya mbere, amakimbirane yo mu muryango.
aba bana bavuka bakeneye urukundo mu muryango, bakahavoma ibirohwa. Ingaruka z'amakimbirane yanyu ni ku bana banyu, agasanga se ntandukanye kubera amateka. Urarushye, ariko Yesu ari hano Yesu wandu, Yesu ni umunyembabazi, nta cyaha kibaho atababarira. Mwana umwe w'umukobwa yatwaye inda yitwarira muri Kigali, ajya kubyarira iwabo Butare mu majyepfo. Ahageze atira ibase abaturanyi ntibayimutiza. Mu mezi 2 yiga ubwenge, acukura umwobo asasamo amakoma, akajya yogereza akana ke kagahinja mu mwobo yacukuye asasamo amakoma. Ingaruka z'ibyaha. Akajya ajya mu kagoroba, kari agasoko k'umugoroba, agasaba ifu kugira ngo asige mu ngingo z'umwana, umwana adatamuka. Mbibonye mvi Kigali, mugurira madama muha igitenge, mugurira utwenda tw'abana, mugurira ibase, ndabimushyira. Yambonye ndi muri Rwabuye, ari kumanuka, iwacu ni ku Kineko, ari kumanuka umusozi asanga mu kabande, atera haleluya. Ari ku musozi nyumva ndi mu kabande kubera ibase. Ageze arasenga, abanga Mana ndagushimye ko wambabariye. Icyo gihe yegereza umwana muri uwo mwobo yacukuye asasamo amakoma, agahinda karamwishe, abwira Imana ngo Mana, nubwo naguhemukiye gakoze isoni itorero, wambabariye, kandi ikimenyetso cy'uko umbabariye ukampa ibase. Yabonye ibase, yizera imbabazi z'Imana. Nawe uri hano, Yesu aragukunda. Iyo umuntu ahuye na Yesu, umutima uracya mu izina rya Yesu. Amen. Dusenga Imana. Buri muntu wese uri hano n'uwicaye ndamwinginze duhaguruke tubwire Yesu ngo dukeneye guhura nawe. Niryo ryonyine tugiye gusengeramo. Muguma mwe, ndaza kubasengera by'umwihariko, muguma aho ngaho. Aba diakoni mudufashe. Ndashaka kugusengera, ndashaka kugusengera wahagaze. Isengesho riragenda rirahagera. Sengera mu mutima wawe, uvuga ngo Mana mbabarira. Iyababariye uriya mudamu, iyambabariye. Iyababariye uriya mwana w'umusore, ejo bundi mbatije 28 bavuye Nyabugogo. Ubu bakoze amatsinda batwara imizigo. Ejo bundi mwaherutse kuza muri bo, arambwira ngo Pasiteri naguze ingoma mani, ngo yaguze radio, biramunezeza. Si ugukizwa gusa kugira ngo aduhe n'ijuru. Iyo Yesu akubohoye iminyururu, aguha n'imigisha. Wowe urushye, uruhiye mu byaha, zamura ikiganza ngo usengere. Mana iguha umugisha, muzamure. Umuntu udakijijwe, utarafite asengera, akavuga ngo numvishe ubuhamya bw'uriya mukozi w'Imana, ndababona mu mamodoka, ndababona, nanjye ndashaka gukizwa. Muzamure, mukomeze muzamure. Ndababona. Ariko mubahinzira, nimugire uwo muzana. Buri muntu yizana aze mwatureho umugisha. Yahuye n'abamuvugaho ibibi, abana mube muretse najo. Tera intambwe, ngwino wihuta. Nimugire uwo muzana, mureke, ngwino umuhobere, ngwino umuhobere. Mpobera. Yesu aragukunda. Yesu agufiteho umugambi. Yesu agufiteho umugambi. Yesu mutabuka, nimuze munyege, muze hano aho magaza aha, munyegere. Abaririmbyi mumfashe. Nta kindi. Tebuka. Chika ndagutegereje, tebuka. Mubareke bizane. Tebuka ngusangane. Tebuka. Yesu arabakunda. Mucike. Ngwino, humura. Yesu aragukunda. Ngwino, ndacyagutegereje. Ngwino ngusanganire. Wirwana n'umutima. Ijwi ryituze mu mutima wawe. Imana iragukunda shuti. Yizire. Wihererwa n'agahinda. Kikwica.
Yesu ari hano gakombora ibikomere by'amateka. Tebuka ndetse ndaje mu masengesho. Yesu ari hano gakombora ibikomere by'amateka. Tebuka tebuka tebuka. Yizire papa yizire. Uyu munsi uzandikwa mu mateka. Yizire papa yizire. Yizire yizire yizire. Turagutegereje yizire mushuti yizire yizire. Yesu aragukunda. Ndacyagutegereje ngwino mushuti wacu yizire yizire. Na Yesu nawe uri muri etaje ngwino. Yesu aragukunda. Uyu munsi ni uwanyu. Uyu munsi ni uwanyu wo kubohoka. Uyu ni umunsi wo gucika iminyururu yari ikuboshe. Turacyagutegereje mubahe inzira. Muze Yesu arabakunda. Wirwana n'umutima. Mubahe inzira batambuke. Uko utera intambwe uza gupfukama ahangaha, niko Yesu yiteguye guca iminyururu ikuboshe kandi akaguha n'imigisha. Umuririmbyi niko yaririmbyaga imigisha yose muri Kristo Yesu twarayihawe. Ubwiza bwe Mana ibahe umugisha abajene ndabona we hepfo. Mubahe inzira batambuke maze bahagarare hano banyegere. Tebuka wogejwe na Yesu watumye. Mana ibahe umugisha. Tambuka mwigira hino muze tubasengere. Yesu arabakunda. Yesu bafite umugambi mwiza. Reka dukoreshe igihe dufite. Reka dusenge imvura turabona imanutse aho uri hose. Isengesho rakugera dusaba umushumba w'ururembo yigire hino atuzamura isengesho. Ariko munyemere muzamura ikiganza cy'iburyo musubiremo aya magambo. Muvuge ngo Mwami Yesu. Musubiramo cyane ngo Mwami Yesu. Maze gutsindwa n'ijambo ryawe. Nemeye ko ndi umunyabyaha. Mbabarira ibyaha nakoze byose. Nanze Satani n'imihango ye yose. Izina ryanjye ryandika mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara itorero nanjye nzabemo. Amen. Mushumba senga usengere n'abantu bose bari hano. Tuguciriye bugufi Mana. Yesu shimwe. Mupfukame hasi ntacyo mupfukame.